muraho neza. Ubwa mbere twifatishije umugani pinga koko. Ku rundi ruhande dufite umuhanuzi Ezekiyeli ntabwo tuvuze ngo ibyo hanura ntibisohora, ariko buri gihe twe turibaza nk'abantu baganira kuri filozofiya bati isoko y'ibyo umuhanuzi ahanura biba bituruka he? Ntabwo tuvuga ku bahanuzi babateka mu kizigira abanyakuri wa wundi uhanura ibintu bigasohora, wa wundi ushobora no kuba wafatiraho icyuma ariko akavuga ati ibintu byanjye simbihakana, sinabinya umuntu kuko n'Imana yabimbwiye kandi koko ukabona birasohoye. Uwo muntu ntabwo mvuga ngo afite Imana cyangwa ahanini ni Imana riba rivuga, atari Imana iba mu ijuru, ahubwo twe twagaragaje yuko Imana niyo yonyine ibaho gusa. Imana niyo yonyine ibaho gusa. Uwo ni wo mutima wa filozofiya ya Spinoza, igaragaza yuko Imana niyo yonyine ibaho gusa, ahubwo ibyo tubona byose ni ukwigaragaza kwa ya Mana, ariko Imana atari umuremyi, ahubwo Imana ni isoko. Utwumvise bwa mbere nadukurikirana neza azumva ukuntu Imana ari isoko, Imana atari umuremyi. Kuvuga muri iki kiganiro yaravuze ngo imbibi z'imvugo yawe ni imbibi z'isi ubamo, ngo the limits of your language are limits of your world. Ngo imbibi z'imvugo yawe ni imbibi z'isi ubamo. Urugero, niba mu mvugo y'umuntu azi ko Imana ari data, bihita bimugenera isi iyi n'iyi arimo, ubuzima arimo, n'ibindi bintu adashobora kumva. Niyo mpamvu nabona arokotse, nabona akize impanuka, azavuga ati ni data umurokoye. Bityo azaba afungiye aho hantu. Twese turi imfungwa y'amagambo dukoresha, kuko amagambo dukoresha atugenera isi tubaho. Ariko undi utarumva ukuntu Imana ari se cyangwa Imana ari data, bitewe n'uko hari ahandi arimo kuvamo, wenda arimo kuvamo muri science na research, azabyumva ukundi. Muri make rero bano bagabo babiri, buri wese afite aho arimo kurebera, kandi tujye twemera ko turi wese tuba turi imfungwa y'amagambo dukoresha, kuko amagambo dukoresha atugenera isi tubamo. Isi niba Imana twaranje kuyifata ngo ni data uba ahantu mu ijuru utureberera, bizahita bitugenera ubuzima bwa buri munsi. Ariko umuntu utarabifasha atyo, nafata position yo kuvuga yuko Imana itamutabaye muri jenoside, Imana itahagaritse jenoside, ntabwo uwo muntu uza kumuvuga ngo uyu ni umuntu waturutse kuri Satani, ni umuntu urimo kwirukana Imana mu gihugu. Ntabwo ziriya position bano bagabo, bano bayobozi bacu bafata, ntabwo bivuga ngo ni ukwirukana Imana mu gihugu, ahubwo ni ukurebera Imana mu yindi perspective. Ntabwo tuba twicaranye, ntabwo njyewe ndi mu rwego rwa politiki, njye ndi umufilozofe, ariko utavuga ngo biriya bintu baba bafashe, biriya baba bavuze ngo ni ibyaturutse kuri Satani. D'abord twebwe harimo abantu benshi bakoresha Satani kugira ngo de responsabilize, ko abantu barekera ngo kuba responsable y'ubuzima bwabo, aho kujya baburebe uko buri, ahubwo bashake kubwitirira ko ibibabaho bikomeye bitubabaza cyangwa bidushimisha bituruka se kuri Satani cyangwa ku Mana. Iyo ayo magambo abiri, Imana nka data, nanone nka Satani isoko y'ikibi, iyo ibyo bintu bifite mu magambo ukoresha ya buri munsi, bikugenera isi, kandi iyo si igahora igushyira muri conflict n'abandi bantu. Abakurikira channel yacu rero, ubuvanganzo itubere uruganiriro rwo gukoramo research,
no kwaguka mu mitima kugira ngo twakire imyumvire y'abantu batandukanye kandi tubafashe kubyumva. Kwangisha nko kuba simbigushinje Ezekiel, ariko abantu ushobora kwangiza abayobozi bacu, abantu benshi, bitewe n'uko abenshi ni abanyamadini kandi binjije, silivupure binjije, twemeza ko ari abinjiji n'abize ni injiji, bashobora kuba bafite doktora mu zindi bintu, ariko ni injiji ku bijyanye n'ubumana, kuko ubumana bwacu bwasunikiwe kumva ko ari abantu bamwe gusa. Kugira wige filozofi mu Rwanda utaraciye muri Grand Seminaire nkanjye ni ibintu bikomeye cyane, ariko ubu leta yarabyoroheje, si leta gusa n'isi irabyoroshya, interineti zirahari, abantu bashobora kwiga filozofi, teoloji, bashobora kugira kuraje yo kwibaza ibibazo bimwe na bimwe, ariko hari ibibazo bimwe na bimwe abantu bibajije bakanabibonera ibisubizo, ariko n'abayobozi b'amadini bize n'ayo masomo bakaba batabisangiza abantu, bitewe n'uko n'abayobozi kubasangiza ntabwo baza, kandi kugira ngo babasarure ni uko babumvisha ko ari intama